Wese wowe wambajije akageso kanjye nyine nakunda. Ubwo se we nakageso ufite? Ese ko numva utuntu twose hano waje utumbaza. Oya uzabimbaza ikindi gihe. Nugira amahirwe nyine tukongera tugahura. Ukunda rero ibije binsetsa. Ukunda kwivugisha utuntu two muri Bibiliya ngo iki kandi habe no gusenga nta murongo muri senga. Uzwarigenda yiriza iminsi 3. Ngaho mbwira umurongo gufashaka. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kangahe byanditswe? Yohana 3:16. Ako ngako ndamutakaza. Yatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Hindura kandi. Mubwire se kandi Yesaya 57. Kuko umwami Imana azanabara. Rudomora ari kureba. Nkambara agatimba. Nicyo gituma namwara. We mbwira rimwe. Chaka zadere. Reka naje ngubwire umurongo ruti yindi yose. Uravuga ngo mbere na mbere Imana. None kutayibanza imbere. Kandi arico bivuga. Itangiriro rimwe irikunda muri ne bigorye ukaja gusoma ibintu byo mu migani byo muri Zaburi utazi ibintu byitangiriro. Itangiriro se ukuntu Imana yaremye isi ngo isi tararemwa nimba ngiki. Aha uzi ikintu Adamu yapfuye na Eva. Kandi Eva nawe yarakanango gakanyonyotse gutya urumva ibyo ari byose kari inzobe. Kuko nda muntu waba ari munini ngo je kurira igiti. Nta n'umwirabura uba muri Bibiliya bose n'abazungu. Uri kumva none Eva rero uyifate ko ari ngishusho yawe. Arangije agira inzara ngimwe yawe neza acunga Eva sinziriye guca ahita yirukangaje ngo muri Edeni yurira igiti mu bushorishori asanga y'inzoka iri kwirira amatunda uko nuri ikigori uzirira atunda babavuga kagira inguru rero situmaze ko binshuti so zabibwire bose ndana bimubwiye ubundi ntago ari itunda bariye riraryo mukanya so zabwe cyavuga ngo ndindaye pastor twe dufite indaya baranamutenze kwensoka yafashe ngakarizo kandi ngashyira mu kapepe kayo gahita yumva niko byo bintu uzabikore ariko niko byagenze nuko nyine ngahita abwira umugabo ngo nawe ngo babikore umugabo yumva ngo ni byiza niko bahise babona bambaye ubusa Adamu ahita mubaza Adamu aramubaza ati be bintu bikuye ntabwo biraryoha wakintu kimena ibanga ry'inzoka sibyo nabwiye ivuzi ijyanyu mwe muratubeshaga tugakora ibintu gamukatugira nda muri bubivuge mwarangiza mukabivamo ibyo kuvuga wabisubiramo cyangwa ko namubonye n'amaso yanjye n'amaso yawe utabyo n'icyo uvanga abakobwa bose b'inzo ugiye kumazanira ubwira ngo ni Kevin uwo yereka ibyo namubonye n'amaso yanjye Kevin namubonye ariko ntago byoroshye mani yawe cyubaye Romantic are you sure ko Kevin wanjye ari wabonye cyawe namubonye ariko ikibazo se nuko namubonye gusa usukuntu ameze yabaye mwiza ubwo ndabyumva kuko yakundaga kwiyitaho umuntu ukunda ibintu by'amafreshiri cyane Alex yarabyibushye cyangwa yarananutse Alex menya ngo Kevin ntameze neza ntameze neza gute ushatse kuvuga Kevin yataye umutwe yarasaze what byandenze umutima wakutse Kevin yarasaze are you sure Roma wakongeho ko natwiteze gusara gusa Kevin yarasaze aratoragura amashashi nk'abandi basazi bose byuvuze mukuri cyawe Alex biragusaba kuba umugabo gakomera ariko je mubonye amarira yanzenze mu maso umva kangubwire uzi ko ariho urwango rwavuye abagabo abapapa twanga inyamaswa nuko zatuririye abagore ako nanje mu nyamaswa rero nzi ko nahanye akuzi ko ibyaha byinshi zirabizira nigeze kwifatira indare jewe indare je kujinga zacu urumva indare n'ubushira bujyaga ibi nizinga ya mbere ya kabiri giye kuyineka nayo mfite ngo ni injimbo mwa ingege nabitaga umupyisi arabirose
Nawabyemera dore naga ni imisare y'indare ibi yose ni imisare nta no guca mu mugongo aha ngaha itwara hoberanye ndayifatira nganda ndayikanda numva imbavu zazo zituritse mbere indare butara ariko uzi ko ubwo ufite imbaraga z'Imana anja ndi inyamaswa uzi nanjye ibintu byambaye nyibiwacu ikirere cyifate imvura ishake kugwa hari ubukwe bwa murumuna mama hagani hagarara mu izina rya Yesu ndategetse kirahagarara bukeye ndongera abahinzi numva bari batari kuziko imvura tubona neza yaheze gani n'izambaraga zanjye komeza kirere hagarara umunsi wa mbere hagarara ndategetse umunsi wa kabiri hagarara ndategetse umunsi wa gatatu umunsi wa kane ndavuga nishadi nandakomeye uziko dufite imbaraga zimwe cyaro umwamikazi w'ibinyoma kweli w'ibinyoma ngeze ko nigeze ngutamazwa nawe uri ibinyoma ariko nje bintu birumvikana nanjye birumvikana Eliya se nago yahagaritse imvura mbareye neza ikirere uragifata none si ijambo ry'Imana avuga ngo duhagaze mu butware haleluya vuga amena amen vuga amena mvugira amena tuzategeka iki isi tufata iki inyamaswa abami tubice intare tuzishenjagore yarasaze mu muhanda agena mu muhanda turagura amashisi yasaze gute ngiye wumve ko ibyo byose nkubwira ari ukuri nagiye mu nzira nshakisha mpura n'umukecuru abanza aramakanira birangira njyanye we ariko ibyo nasanze we nakubiswe n'inkuba ngo jina ndahunze ngo ameze neza yarasaze gusa ariko ushima Imana ko ubusanza akiriho nubwo ari ikindi kibazo cy'uko yasaze ariko ushima Imana ko akiriho gusa sinzi niba witeguye guhura nawe n'ikindi gombe byibonera ibyo bintu Alex ndabizi ko uri umugabo kandi birabicamo neza aratwite inda gusa se n'imvutsi uzi kubona umuntu yarasaze ntabwo yigeze ati inzobere ariko uzi kubona umuntu wasaze asa atyo atwite inda y'imvutsi ni ukuri biteye agahinda Alex ikomeye it's okay so bivuze ngo Kevin wanjye okay kumubona wamubonye it's okay ariko ntakari muzima icyo asigaranye n'umwuka humeka gusa ibindi nta bwenge azi ntazi cyo koza ari ikintu atibagirwa izina Alex ntaryibagirwa uvuze n'izina Gigi izina Gigi n'izina Alex ibintu byose umubaje ni Gigi Alex nicyo cyonyine afite mu kanwa ke urugamba rwacu se ko n'uwarimo rugenda rugorana cyane buriya amaherezo bizagenda bite ntabwo byoroshye none se ga n'ubu neza tureba nawe bazamuka batera burundu byaranze nta kundi kuntu twabigorofana hari ikintu utarimo kwiyumvisha ntako nagize ngo nirukane ku kirego cengererwa gusa ikintu nakoze ndimo gushaka kugira ngo nibura ture ko babasha gukata imyaka naho ubundi icyaha bamushyizeho kirakomeye wongereho cyane ariko wagerageza byose niyo myaka ikaba mikeya ariko itabaye myinshi usibye ko ntazemera ko bigera aho ngaho ntabwo nzemera ko bigera aho ngaho ibi bintu ntabwo nzi ikindi kintu umuntu yakora kuko ikirego cyo nta kuntu wagihindura kandi urabizi ko ntako nageze yego wa mucungagereza se mwaravuganye bambi akazi nkora
gafite amategeko akayobora. Nanjye ushinzwe gukurikirana ibyaha ndebye nabi nafungwa. ariko mwaravuganye? Twaravuganye. Ibyo nari nagusabye se yarabyemeye? Pfa kubikora nyine mu kinyabupfura witonze. Uko nari nabiguhaye, uko nakubwiye uzabigenza, wavuganye nawe wumva arabyemeye? Icyo nakwizeza ni uko bizagenda neza. Okay. Noneho icyo ugiye kunkorera, uze kunyohereza account number yawe, ushyira amafaranga. Nkeka ko naguhaye mbere kuri ubu ndabona adahagije. Amafaranga nshaka kugushyiriraho, hanyuma ikindi uvugane nawe anyohereze ya myenda ndashaka vuba byihuse, vuba byihuse. Nimara kubona imyenda, ibindi zaba nkubohoye, njye uzabyimenyera. Nacyo ndabikora. Pedro, kuva nakumenya mu buzima bwawe umugabo utagira ibikorwa. You shameless. Uri mu byenyabaki cyangwa uri inyamaswa burundu. Ushobora kwikora mu nda ukica umwana wawe umwe. Ese ucura bangahe ku munsi? Gigi. Mbabarira ntumamagare. Ntunzamura isukari na sataniya. Nje nta mwana nishe. Wanyiciye umwana, Cedro. Nta mwana nishe. None yishwe nande? So wagiyeyo? Nje ntago nigeze mena amaraso. Urumva? Nasanze K yabirangije. Jewe gisubizo ntago namuyoberwa. Singe wamukoze rwose. Ngiye ngoye buri kintu cyose. Ugaburire. Mwambika kuva kuri kujya ku musatsi. Ngo umubiri wanjye wa ntuza we nurangiza ujye kwincira umwana. Ngo papara. Ariko ninjye witeje ibibazo. Nta bantu babana n'imbaraga se. Ntago ari njye wishe umwana. Kandi ninjye wakwiteje. Kadete rero nkuko nabikubwiye, usanzwe uma service rwose. Nubwo bigoye ari kuritanga ukayima. Ubu rero uyu munsi hari service yindi rwose nyeneye kumfashamo. Komeza ndakumva. Mfite umuntu wanjye ufunze. Ndabizi. Hano. Subizi? Yego. Ndifuza yuko wanshakira imyenda y'abacungagereza ba hano kuko urabizi ko bigoye. Kandi iyo bayambaye niho bemererwa kugira gute kwinjira hano. Noneho wowe ukayinshakira ukayima, nge nkazayiha uwo muntu. Uragira uti imyenda y'abacungagereza? Ako bigoye ariko ni ibintu byoroshye nawe. Njyewe nifate nk'imyenda y'abacungagereza, hanyuma nimara kuyiguha bigende gute? Nta kintu kigoye kirimo. Nanjye ubwanjye rega ntabwo ndi umwana, nagushakira akantu gatubutse, ariko tukamakinga sure ko tuyibonye kugira ngo bidufashe nawe abone uko azinjira hano. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. No kuba naramuguhuje nawe kugira ngo umuvugishe, nabwo nakoze amakosa. Ntabwo byemewe pe, ntabwo byemewe. Urumva ushaka ko mfungwa? Ntabwo byemewe. Niyo mpamvu ahangaha bahazana abantu. Umuntu ufungiwe hano ntabwo yemerewe gusurwa. Ntabwo erega ari ibintu bikomeye, kuko urabizi nanjye kugira ngo nshyike ahangaha nkubone byarakoranye. Kandi uwo muntu ni boss wanjye, nawe azabishyiramo ubwenge bwinshi. Ariko icyo dushaka ni ukugira ngo wowe udufashe tubone uko azajyaza akinjiramo hano. Kwigereza ntabwo hano basura. Uri ni gute namenyanye nawe mu buzima bwanjye? Nyamaswa gusa. ariko Gigi. Gigi. Reka nkubaze. Gigi. Reka nkubaze kandi unsubize. Ntago ari wowe
washoye amafaranga kugira ngo dukore iriya diru ngo nacyo Cedro. zinapfe. abandi bose bari gupfa. Yego pe ninjye washoye amafaranga, ariko ntabwo nigeze nifuza kwica umwana wanjye. Ntabwo ari njye wamwishe rega. Wikwitiranya ibintu, ntabwo ari njye wamwishe, nasanze K yabi. Congratulations, you kill your own daughter. I think you are happy. Utekereza wishimye. Nawe niringiye kandi mafite itasigaye ugiye kwarira kuzimu. Nige ntabwo njye ari njye wamwishe. Ninde Kandi wamwishe? unyumve neza. Urumva? Sukuri inyamaswa. Wabikoze namukubwiye. Urumva? I can't even imagine like umubyeyi ushobora kujya hejuru y'umwana akamwica we akihekura. Nshimye ko ubyivugiye ko nawe hano badasurwa. Ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka mu makosa nshobora gukora yose. Ntabwo ibyo byashoboka. Rega ikintu utagomba kwirengagiza ni kimwe. Aha nta wundi muntu wemerewe kwinjiramo usibye umucungagereza wemerewe kwasura gusa. Iyo ni fomu itabonetse rero ntabwo nawe yabona uko yinjiramo. Wowe wibikora intambara kandi icyo nzi neza kimwe tuzakugororera ko ni umuntu ufite kashi, ni umubosi, azagushakira akantu gafatika nawe rega ubeho neza kandi gushimisha. Si wize amategeko, uzi icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, ubwo waba wambaye n'ifomu utagenewe, nawe uba ari ingingo yaba iragufungisha. Ushaka ko mfungo? Reka tubigenze gutya. We dealing your deal. Nawe ni umuntu mukuru azamakinga sure ko atagushyisha mu makosa y'akazi. Kandi unyizere bizagenda neza. Wibigira intambara cyane Sylvie. Nta kibazo na kimwe azaguteza kandi twingizere. Erega nawe wabaho neza. Tuzagushakira ifatika. Ubusembyemerera. Ibyo ngibyo ni ibintu bisaba gutekereza. Ahubwo rero ndumva wagenda nanjye nkabanza nkagira iki nkabitekereza, kuko sinapfa kubyemera by'aka kanya. Ngomba kubitekerezaho ariko ko nta ngaruka byantera. Okay. Bose bakumva mutameze neza, ufite icyo kibazo. Wambwiye basi mbwira uruhuke wo kurugumana wenyine. Wambwiye ikibazo ufite. Hanyuma igikoresho iki? Ukikorera? Hasi nyine ntiwumve kuri wenyine. Erega iyo utameze neza nanjye bijya bimpangayikisha. Ananiwe kwikorera umutwaro wawe, urashaka no kugerekaho wanjye. Byose kandi bihuriye. So urashaka nyine mbwira icyo wabaye ko ndabona utishimye. Ese ninyikubwira nibwo bwishime, nimba ubona nishimye. Basi ndakugira inama y'icyo wakora. Naizo kaye unyiheshwa wajya uzishyira umugabo wawe ujye ukandeka. Wagira bakunkomeretsa koko.
ntazashira ese ubuzima ni iki mana ndananiwe bangize igitambo ese ubuzima ni iki